cyambere abantu bagomba kubanza kumenya nuko Imana imenya byose. Yego. Nta kintu na kimwe kibaho Imana itakizi. Hatazagira nutekereza ko wenda biba bitunguye Imana. Cyambere Imana makuru yose yafite. Intambara ziri kuba ibizizi. Inazimenya mbere yuko zizanaba. Ikiba gisigaye n'ukwibazwa ngo irazishyigikiye cyangwa ntizishyigikiye. Icyo ni ikibazo abantu benshi baba bibaza. Kumenya ko Imana ishyigikiye intambara cyangwa itazishyigikiye ni nka bimwe ubona abakinnyi mu kibuga, buri kipe yose irasenga. Yego. Iyo bajya gutangira igasenga ngo Imana ifashe itsinde, ukibaza indi yo nitsindwa yo niba Imana iraba yayanze, zose usanga zisenga. Nta nivuga iti reka rero mwebwe musenge tunabaharira Imana ibashyigikire, ahubwo buri wese arasenga ngo Imana imushyigikire atsinde. Ukibaza se Imana iraza kumva nde ireke nde? Kugira Imana ishyigikira ibintu biba bifitanye isano n'inyungu bifitemo. Hari ibintu bifitiye abantu inyungu ariko hatarimo inyungu z'Imana. Hari n'ibintu bifitiye abantu inyungu harimo n'inyungu z'Imana. Iby'Imana ifitemo inyungu ibi binyuma, ibyo idafitemo inyungu abantu barirwariza, aho bazananirirwa bakamanika amaboko. Niko biba byubatse. Iyi ntambara ziri kuba hari ibintu bibiri bishobora kuziteza. Intambara zishobora kuba kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Intambara zishobora no kuba kugira ngo Imana ihane abantu. Kuko ibyanditswe bivuga ko hari intambara Imana ishobora gukingurira ku isi cyangwa ku gihugu cyangwa ku bantu kubera ko bitwaye nabi. Aho ngaho niho handi yavuze mu ngoma, iravuga ngo ngewe nimvuga ngo iri shyanga cyangwa igihugu runaka giterwa kirimburwa, abantu bitiriye izina ryanjye bakamenya ayo makuru, bagafata umwanya wo gushaka mu maso yanjye, Uwiteka nzigarura mbakiriza igihugu kandi nzabaha amahoro, izo ntambara nzihagarike. Uyu munsi rero tugwije abantu bafana intambara kuruta kubabazwa n'intambara. Aho uzasanga hari n'abavuga ngo awa yaba bari bakubitanye, bagasa naho bari fiyeri y'ibyo biri kuba kuruta guterwa agahinda n'ibyo biri kuba. Nicyo kibazo dusigaranye, tubuza abantu bazima bashobora guhagarara mu cyuho bagasenga bakinginga Imana bakayibwira ngo Mana niba ari ibyo kuba wagira icyo ubikoraho, gira icyo ubikoraho uduhituze n'ihumure. Ahubwo dufite abantu bafite akanwa gusa ko gufana, bakubitanye, barwanye, yamwumvishije, yamunyutse, yagize ngabo nibo dusigaranye. Nicyo gituma tutiteze vuba aha ngaha kuba twabona agahenge, kuko abakabaye babigiramo uruhare tukakabona nabo babaye indanga. Reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese abadukurikiye. Imana y'amahoro ibahereze umugisha, kandi umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye. Turifuza yuko mwagubwa neza, kandi wewe waba udukurikiye ubabaye cyangwa se ushavuye, reka ngubwire yuko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo benshi mwakunze, Imana Irahari TV ya mbere. Uyu munsi namugaruye. Uraho neza? Ndamahoro. Yesu ashimwe. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza. Kandi dushimira Imana ko muriho. Amen. Kandi ntaba ari twe tuyishimira gusa, namwe muyishimire. Ko nimutayishimira birabagiraho ingaruka. Ko Imana ibeshejeho umuntu mu byimubeshejeho harimo no kugira ngo ayishime. Ndabasuhuje, nimukomere cyane. Nitwa Alfred Misago, ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza. Ndabishimiye. Urakoze cyane Misago. Izina Misago twakunze kujya turigarukaho. Uyu munsi ntabwo turigarukaho, ubwo ndashaka ko tuzarigarukaho mu minsi iri imbere, ubwo tuzongera gukorana ibiganiro. Reka ngusabe rero Alfred kugira ngo mbere yuko dutangira ibiganiro byacu ubanze usenge Imana. Reka twiragize Imana ibane natwe. Data wa twese uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo watwitangiye, turagushimiye kuko wera kandi ukiranuka. Tunejejwe cyane n'uburinzi bwawe. Tugaragaye kuri izi kamera kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, tuvuge ku bwacu, tuvuge ku bwawe, kandi imitima y'abumva
uyifungure kugira ngo yakire ubutumwa bwiza, benshi baguhindukire kandi bakwizere mu izina rya Kristo Yesu, amen. urakoze cyane. usoreje ku kintu kivuga ngo benshi baguhindukirire kandi bakwizere. Hanyuma ubu turi mu minsi ikomeye cyane, aho turi kubona ibintu bitandukanye n'ibyo twari twiteze mu bantu bitwa ko ari abarokore. Alfred, ubona ari igihe kiri gutuma abantu batakaza ukwizera ndetse bagahitamo guhindukirira Satani kandi bari barahindukiriye Imana, bakaba barasubiye iyo bahoraga. ubona impamvu iri kubitera ari iyi? Urugamba rwose iyo ruri kugera kuri finali rugira imbaraga nyinshi cyane. Njya mbibona no mu bakinnyi muri siporo, iyo bageze igihe cyo gukina amafinali bashyiramo imbaraga, biba bisobanura ngo adversaire ngo arakomeye cyane muri icyo gihe, cyangwa ari gukoresha imbaraga nyinshi cyane. Impamvu ibi bihagenda haboneka gusubira inyuma cyane no kugwa ku bantu benshi, bifitanye isano n'imbaraga nyinshi zashyizwemo z'ababarwanya, kandi bo bakomeza kugira za zindi bagiraga. Ukuvuga ngo hari ikibazo cyo kuba abantu batarigeze bamenya ko bahanganye nawe yahinduye uburyo, ngo nabo bahindura uburyo. Iyo uwo muhanganye agiye ku isoko kugura intwaro, uba ugomba no kujya ku isoko ukagura izindi kugira ngo muhangane nawe. Iyo rero ugumanye za zindi, uko byagenda kose umutwara w'umena. Abantu rero benshi bitwaga abarokore, hari imbaraga bari bafite mu bihe bishize, ntabwo bamenye ko Satani yahinduye uburyo. Satani yahinduye uburyo, ari gukoresha amayeri menshi. Birasaba ko witwa umukristo nawe yiga ubundi bwenge bw'umwuka wera, akegera Imana kurushaho, ikamwigisha uburyo bwo guhangana n'izo mbaraga. Bitari ibyo, imbaraga zari zihari ntabwo ziri buhangane na Satani uyu munsi. Niyo mpamvu benshi rero baguye barangiye. Niyo mpamvu benshi baguye kandi bakaba bararangiye. Uri umwe mu bantu muri iyi minsi bari kugaragara mu isura ikomeye cyane yo kuvuga Imana kandi nta kurya indimi. Ubushize wakoze ikiganiro ndakireba, wari wambaye ibinyita. Bibiliya ibyita ibigunira. Uri ahantu hari imigano myiza cyane. Ikiganiro narakirebye bintera kongera kugukumbura, ndavuga nti Alfred wakongera nkamutumira tukaganira. Hari ibintu byinshi yarushaho guhishura byihishe mu bantu b'Imana. Hari ikintu rero cyitwa gukubita, sibyo? Bibiliya ikavuga ngo ni Imana yica ikanakiza. Ndaza kuza kukubaza iki kibazo. Intambara ziri hirya no hino, ndagira ngo n'abadukurikiye barabizi, nawe urabizi ko nta ntambara iza ngo ijye ku mupagani isige ukijijwe. Byanze bikunze bose zibagiraho ingaruka cyane. Dufite intambara hano mu biyaga bigari, tukagira n'intambara ziri hirya muri Amerika, zo turaza kuzigarukaho. Yenda nk'izi ntambara ubundi Imana zifitemo uruhare. Kuba M23 umutwe wa mama 23 wavuga uti twebwe tugiye kubohora abantu babayeho nabi, baboshywe, basuzuguwe, bazira ubwoko bwabo. Noneho abandi bakavuga bati abo bantu baguwe neza ariko ntitunabasha, nako abo bantu ntibaguwe neza ariko natwe ntitubashaka. Turashaka ko bajya aho bavuga ururimi nk'urwabo. Ugasanga abantu bari kurwanira mu gihugu. Iyi ntambara yaba ari yayindi yabaye mu ijuru y'Imana na Satani, bikarangira Satani akuwe mu ijuru. Bimeze bite? Ngenda nagira ngo nk'umukozi w'Imana, mbikubaje nk'umukozi w'Imana, utubwire umurongo biba bifite n'ingaruka bishobora kugira mu gihe cyose abantu barangaye. Ikintu cya mbere abantu bagomba kubanza kumenya nuko Imana imenya byose. Yego. Nta kintu na kimwe kibaho Imana itakizi. Hatazagira n'utekereza ko wenda biba bitunguye Imana. Cya mbere Imana amakuru yose yafite. Intambara ziri kuba ibizizi, inazimenya mbere yuko zizanaba. Ikiba gisigaye n'ukwibazwa ngo irazishyigikiye cyangwa ntizishyigikiye. Icyo ni ikibazo abantu benshi baba bibaza. Kumenya ko Imana ishyigikiye intambara cyangwa itazishyigikiye
ni nka bimwe ubona abakinnyi mu kibuga buri kipe yose irasenga yego iyo bajya gutangira igasenga ngo Imana ifashe itsinde ukibaza indi yo nitsindwa yo niba Imana iraba yayanze zose usanga zisenga nta nivuga iti reka rero mwebwe musenge tunabaharira Imana ibashyigikire ahubwo buri wese arasenga ngo Imana imushyigikire atsinde ukibaza se Imana iraza kumva nde ireke nde kugira Imana ishyigikira ibintu biba bifitanye isano n'inyungu bifitemo yego hari ibintu bifitiye abantu inyungu ariko hatarimo inyungu z'Imana hari n'ibintu bifitiye abantu inyungu harimo n'inyungu z'Imana iby'Imana ifitemo inyungu ibi binyuma ibyo idafitemo inyungu abantu barirwariza aho bazananirirwa bakamanika amaboko niko biba byubatse igihari rero kuri izi ntambara hari intambara zavuzwe na Kristo zizaba mu minsi y'imperuka izo ntambara rero tugiye kuzanariza ntabwo turobanura ngo izo mu biyaga bigari n'izo muri Amerika igihari nuko ku isi haba hari kugaragara intambara ntitaye aho zigaragara ziri muri domene yuko isi igomba kubamo intambara hatitawe ku gihugu runaka izo ntambara zigomba kuba zirimo nubwo hari ibihugu bigenda bigahinduka umwihariko kubera ubuhanuzi icyo buvuga kuri ibyo bihugu ariko ikigendanye n'intambara muri rusange ni ibyahanuwe akenshi biba birimo birasohora hari uburangariro bw'abakristo cyangwa bitwa ko basenga mu gihe nk'iki cy'intambara rimwe na rimwe usanga bagira ubundi iyi ntambara ziri kuba hari ibintu bibiri bishobora kuziteza intambara zishobora kuba kugira ngo ibyahanuwe bisohore intambara zishobora no kuba kugira ngo Imana ihane abantu kuko ibyanditswe bivuga ko hari intambara Imana ishobora gukingurira ku isi cyangwa ku gihugu cyangwa ku bantu kubera ko bitwaye nabi aho ngaho niho handi yavuze mu ngoma iravuga ngo ngewe nimvuga ngo iri shyanga cyangwa igihugu runaka giterwa kirimburwa abantu bitiriye izina ryanjye bakamenya ayo makuru bagafata umwanya wo gushaka mu maso yanjye n'Uwiteka nzigarura mbakiriza igihugu kandi nzabaha amahoro izo ntambara nzihagarike uyu munsi rero tugwije abantu bafana intambara kuruta kubabazwa n'intambara aho uzasanga hari n'abavuga ngo awa yaba bari bakubitanye bagasa naho bari fiyeri y'ibyo biri kuba kuruta guterwa agahinda n'ibyo biri kuba nicyo kibazo dusigaranye tubuza abantu bazima bashobora guhagarara mu cyuho bagasenga bakinginga Imana bakayibwira ngo Mana niba ari ibyo kuba wagira icyo ubikoraho gira icyo ubikoraho uduhituze n'ihumure ahubwo dufite abantu bafite akanwa gusa ko gufana bakubitanye barwanye yamwumvishije yamunyutse yagize ngaba bo nibo dusigaranye nicyo gituma tutiteze vuba aha ngaha kuba twabona agahenge kuko abakabaye babigiramo uruhare tukakabona nabo babaye indangare subiramo ako kajambo ka nyuma ntabwo twiteze amahoro ku mpamvu z'uko abakabigizemo uruhare ngo tubone amahoro bahindutse indangare bararangaye ntabwo bashaka gupfukama hasi ngo nibuze bahagarare mu cyuho barangije bahamagara Imana ibyo biri kuba bikaba mu bo twita ko ari ab'isi ariko no mu nzu y'Imana rurageretse ni nacyo kibabaje buriya abantu barwaye abarwayi bajya kwivuza bagasanga n'abaganga nabo bararwaye uretse kwitegura imirambo nta kindi kiba gisigaye abarwayi bararwaye none n'abaganga bakabavuye nabo bararwaye nta kindi ni imirambo ni indembe ntawo kuvura undi hari ikintu abahanuzi bakunda kugarukaho bagahanura bavuga bati igihugu runaka gikwiye kugira umuperezida cyangwa se umukuru wacyo w'umupasitori sibyo ariko mu cy'ukuri ugiye kureba ugasanga uriho si umupasitori mbese bikanahanurwa ko bihera mu magambo mu by'ukuri ni Imana ivuga ese koko abapasitori bashobora kuba nabo bahabwa iyo nkoni y'ubuyobozi bw'igihugu bakaba abaperezida
babaye bose bwo aho amahoro mu isi yaboneka. ibi bintu reka mbivuge, Yego. reka mbivuge neruye. Erura rwose. iyi generation turimo, iyi Yego. generation turimo, Yego. iyi periode turimo Yego. ya Kristo, ubutegetsi bw'isi ntibakabushakiremo kuyoborwa n'abapasitori. Subiramo. iyi generation, iyi periode turimo ya Yego. Kristo, Ya Kristo. abantu ntibitege ko hari pasitoro bazabona uyoboye igihugu. n'uzakiyobora yita pasiteri ni imitwe, ntabwo aba ari we. ni ibintu bibiri bihabanye. icyakora yakiringira Imana ikamufasha muri iyo ntebe, akayubaha ikamufasha, ariko ntimufasha nka pasitori uyoboye igihugu. ibi biherutse kera mu gihe cy'isezerano rya kera mu Isiraheli, niho ugira se ngo biherutse ryari ku ngoma y'umwami Dawidi. Abayisiraheli babanje kuyoborwa n'abatambyi n'abacamanza ba Samweli n'abandi, baza kuvaho bagera ku rwego bavuga bataho bigeze, ntabwo dukeneye kongera kuyoborwa muri ubu buryo, reka twitorera umwami. basaba umwami kugira ngo bahinduke nk'andi mahanga. kuva abantu basaba umwami ngo bahinduke nk'andi mahanga, nta pasitori uyobora igihugu. igihugu kiyoborwa n'umuyobozi wize politike, akiga ibigendanye n'imiyoborere, uburyo azatwara abaturage akabayobora neza. cyakora yabyitwaramo neza, Imana ikamushyigikira ikabana nawe, ariko ntabwo aba ari pasitori. Hanyuma kubera iki bivuga ko Imana ari ifite imbaraga ariko ikaba idafite umuntu w'umwizerwa ushobora kuyihagararira, yaraneruye yarasutsweho amavuta nka kera? Mu by'ukuri urumva Imana igifite abantu? Nimba kuba umuntu kuba umuyobozi ugomba kuba nyine warize iyo politiki, ibi bintu by'Imana nta hantu bishobora kugeza umuntu ku buryo yagera ku rwego rwo kuba yagakwiye kuba ari umuyobozi w'ikirenga nk'uwo. dore rero ukuntu gahunda zimeze uyu munsi. urugero ndi pasitori, Imana iri gukorana nanjye mu by'iyobokamana, ariko ugasanga afite n'irindi sezerano wenda ry'uko nzaba umuyobozi mu nzego runaka, muri sosiyete sivile, inzego runaka za leta. ningera igihe cyo kuba umuyobozi runaka mu nzego bwite za leta, wenda nkayobora ku rwego rwo hejuru, nzasigarana izina rya pasiteri nk'icyitiriro, ariko ntabwo nzaba ndi pasiteri nk'ushumbye abaturage. ni kwa kuntu umuntu asigarana izina bakavuga bati ni dogiteri pasiteri runaka, ariko igifite agaciro uwo munsi ni dogita, porofesa, pasita kaje nk'akitiriro kuko yigeze, ariko ntabwo ari uwo munsi. yigeze cya gihe akiri agishumbye intama mu buryo bw'iyobokamana, yari pasitori. ntabwo rero mvuze ko uyu munsi hatazaboneka abantu baturutse mu bitwa ko bamenye Imana ngo be bajya mu nzego runaka bayobore, ariko nibagera mu nzego, impamvu abantu bica n'ibintu, dore Pastor Pascal, impamvu abantu bangiza ibintu ni ukuvanga nicyo gituma abantu bica ibintu. kuvanga. niba igihugu kingiriye icyizere kikanshyira mu mwanya runaka, nishyira umutima kuri uwo mwanya kinshyizemo, uwo mwanya bambaye nabi ariwo nshyiraho umutima, ne gukomeza njagarara. ibyo gukomeza mpamagara ngo abakirisitu bameze bate, amaturo batuyangana gute, ngo none korari yaririmbye, ibyo ndabikorana gute n'akazi ka leta? Birashoboka ndabikorana gute n'akazi ka leta? amasengesho yo kuwa kangahe mwayasenze, none abadiyakoni baje mu nama, ibyo bintu ndabikorana gute n'akazi ka leta ngo kazatungane? nishyira umutima ku nshingano nahawe. aho mvuye hari abandi bahasigaye, singe Kampala, abantu bananiwe kumanika amaboko, barasakumba hose, bari gusakumba. umuntu namenye niba ari iby'Imana bamuby'Imana,
niba ari ibya leta bishikamemo nibwo uzabikora neza. Kayizari mugandukira ube mu bye, nuza mu Mana ugandukira Imana ube mu byayo. Ibintu byo kwirwa abantu bavangavanga nibyo bituma ibya leta ntibabikora neza, n'iby'Imana nabyo birabananiye ntibabikora neza. kandi na Yesu yarabivuze. Yes. Nakomeje kukubaza ibibazo byinshi rero, reka nguhe umwanya uduha akamesaje gatoya mu minota nk'ibiri waba ufite. Aha, murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane. Message naha abantu kandi indi ku mutima. Hano kumenyesha abantu ko turi ku mugoroba. Abakunzi banjye tubana umunsi ku munsi kuri cano umugoroba TV1, turi ku mugoroba. Ijoro rirakuze. Iyi joro rikuze bukaba bwije ndetse bukenda gucya, hari ikintu abantu bihutira gukora. Iyi gicuku kigeze mu masaha y'isaha 11 zo mu rukerera, abantu bari kwitegura kubyuka. Umuntu wese atangira gutekereza ku myambaro ari buze kwambara y'amanywa. Ndagira mbatangarize ko umuntu buzakeraho yambaye ikariso, bukamukeraho yambaye ubusa, isoni zizamukora. Niba igicuku gikuze, ijoro rinishye bwenda gucya, abantu bakwiye kwitegura imyambaro y'amanywa, nk'abagiye kujya habona, nk'abagiye kujya ku manywa. Ndagira mbatangarize ngo hagiye gucya, izuba rigiye kurasa, amanywa agiye gutangaza, kandi uko amanywa agiye gutangaza, abambaye ubusa bagiye kuboneka, n'abambaye imyenda bagiye kuboneka. Tumaze igihe kinini abantu barikinze mu mwijima. Iyo abantu bikinze mu mwijima, barya ibyo bashaka, bagenda uko bashaka, bambara uko bashaka, bavuga uko bashaka, kuko umwijima nyine ntawubona umuntu. Ariko kuko amanywa aje, uwambaye inshabari ziri buboneke, uwambaye ubusa buri buboneke, uwambariye ku gisebe uwahishe igisebe kiri buboneke, kuko amanywa aratangaje. Turasabwa ikirere. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, mutagira ngo wenda ntitwasomye ijambo ry'Imana. Uru rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho c'11 hari ikintu yatangaje. Tuhasome message umwami Imana ari kumpa muri iyi minsi, ngomba gutangariza abantu bakaba maso bagahagarara kigabo. Urwandiko rw'Abaroma igice cyaho ni c'13, dusome umurongo w'11. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Bivuze ngo ijoro riri kugenda rirangira, abantu igihe cyo gukanguka kirageze, gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaye imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imana ishimwe cyane. Amen. Hano harimo amagambo akomeye. Dusoreje ku kantu kavuga ngo ntimuhe urwaye imibiri. Niba hariho ikigirwamana kirembeje abantu, nicyo biyambariye cyitwa umubiri. Hari igihe abantu bavuga ibigirwamana, abantu bakumva ko ibigirwamana ari bya bindi by'ibintu abantu bakereye by'ibibumbano bakabishyira hariya ngo babisenge. Ndabatangariza ko uwo mubiri mufite ni ikigirwamana. Uyu mubiri ufite ubugome bukomeye ugirira umuntu nyirawo. Nimvuga umuntu ntiwumve uyu mubiri ureba. Umuntu ni wowe uri mu mubiri, wowe wihishe muri uwo mubiri, muri iyo hawuzingi. Wowe rero uturanye n'umwanzi ukomeye witwa umubiri. Kandi uwo mwanzi muturanye mu bintu ari guhandanira ku buzima bwawe, ni ukuguteranya n'Imana.
niyo mpamvu umunsi ku munsi arakoshya ukagambanira umuntu, arakoshya ugatukana, arakoshya ugasambana, arakoshya ugasinda. Umuntu nyamuntu w'imbere ari nawe uzitaba Imana. Mbibutse ko iyo tuvuze ngo runaka yitabye Imana, ntabwo ari uyu muntu w'inyuma mureba Misago uba witabye Imana. Mwese murabizi aho Misago bamujyana ni Ibisorore, iyo bafite ubushobozi benewe, iyo batabufite n'iza Nyamirambo n'ahandi habonetse haciriritse. Uwitaba Imana ni uwo mutari kureba uri muri nge, mutanabona inzira aca amagiye. Uwo rero witaba Imana iyo ahemukiwe n'uw'inyuma, uyu witwa umubiri, umubiri usigaraho, wa wundi akaba ari ujya kuryozwa ibishuko byose yagiyemo abiheshejwe n'umubiri. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo mu gihe bwenda gucya mwirinde ntimuhe urwahiye imibiri, muyifungane umutwe ntimuyumvire, ntimuyemerere, nishakirire n'amarasazi, nishaka iba barakunzwe kayirenge. Nigeze mbona umuhungu ari kwinginga umukobwa ngo nutampa ngo ndi bupfe. Umva ubugori yapfuye yo katsindwa, niba ari bukizwe n'amanyanga ngo nutamba napfa, arakaze kandi n'umubiri uri kumwosha, irari riri kumubiramo yatogose kugera ku rwego avuga uti nutamba ndapfa, arapfose mu by'ukuri. Bakunzi bacu, reka tugere ku musozo, tubabwire ngo ijoro rirakuze, nimwiyambura imirimo y'umwijima, mwambara intwaro z'umucyo, mugende nk'abagenda mu mucyo, nk'abatagenda mu mwijima. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Icyo tubifuriza ni ukwizera umwami wacu Yesu Kristo, mukamuhindukirira, buri muntu wese agakizwa kandi agakiranuka, maze ubwo agiye kugaruka tukamuzamusanganira twese tudafite ikizinga n'umunkanyari. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Reka tugushimire, Imana amahoro iguhe umugisha. Amen, amen, amen.